urabizi ntabwo wigeze umumenya utamubonye muri wishipers akina yitwa tanga lici. iyi filime yasohotse mu mpera za 2025. dore we amazina nyakuri yitwa yuyu. tugiye kuganira ku buzima bwe butandukanye bwo gukina filime n'uburyo yabiyinjiyemo. cyamumva ni Cedric nk'ubusanzwe wageze kuri amateka TV, igisiga kigurukanye ubuzima bw'ibyamamare hirya no hino ku isi. icyo gukora nta kindi uretse gukanda subscribe kugira ngo tubane bwira byacu ko bukeye nuko bwije 5 kuri 5. Bikers yavutse ku itariki 31 Nyakanga mu 1988. avukira mu mujyi wa Chengdu mu ntara ya Sichuan mu Bushinwa. yize ibijyanye n'imbyino muri kaminuza yitwa Shanghai Theatre Academy, bituma agira ubuhanga budasanzwe mu buryo aganza umubiri we. yagiye gukina filime z'imigwano. se umubyara yari umwarimu w'imbyino, akaba ari nawe wamwigishije kubyina kuva akiri muto cyane. azwiho kuba umuntu ukora cyane kandi witangiye umwuga we cyane. muri iyi filime wishipers abafana bamushimiye uburyo yerekana amarangamutima menshi akoresheje amaso gusa, bitewe n'imiterere y'umuntu yakinye yitwa tanga lici, ufite ibanga rikomeye mu mubiri we. uyu musore ni muzi muri wishipers akina ari tanga lici, umuntu w'umunyabwenge cyane ariko ufatwa nko kwitanga kugira ngo arakure amahoro mu isi bigwanire. hari n'izindi filime yamenyekanye cyane ku rwego mpuzamahanga, filime yitwa Ashes of Love n'itwa Till the End of the Moon. yuyu azohokera filime n'intambara za kera mu buryo bwiza cyane kubera ko ameze nk'ubyina iyo ari kurwana. muri iyi filime wishipers akoresha intwaro zishingiye ku majwi y'indirimbo sound killing abilities binyuze mu gukina umwirongirizi. reka amashimwe mwese twabanye muri kino kiganiro kigufi. giye mwumva ari Cedric nk'ibisanzwe. nuve kuri no channel utakanze subscribe kugira ngo wibonere wumve ubuzima bw'ibyamamare hirya no hino ku isi.